nta butumwa wabagenera koko. Ndabona tugiye kwegera amarembo y'ijuru pe. Chéri? Meze bite se? Mani mbwira ibyo umpamagare hano unyigendere. Ese wabanje ukambwira uko umeze deni nkabona ko bwira. Meze neza ngogera kwa nta bintu by'ubufu njya nkubwira ko. Ngababwira nta ibindi tayari kumva. Okay. Uri tayari kurya amafaranga se? Umva nk'ikintu ubajije ariko. Wowe mbwira niba uri tayari dukine deal. Ahantu hose harimo amafaranga. Urabizi mba ndi tayari. Okay. Rero hari urugo nshaka kurangira ukajya gukoramo. Tukarya amafaranga yawe urugo rwubatse umugore n'umugabo. Mwagiye nk'ikisuku kujya mu rugo rw'abandi. Watuje nkakubwira. Mbwira nkari. Ukuntu umeze. Ni umujama. Nako ntago ari umujama ni umupapa. Ufite amafaranga. Afite umugore babana. Ariko uwo mupapa ni umupasiteri. Nshaka ko tumukuraho amafaranga. Ufite inyungu nanjye mfite inyungu. Ariko no ufite inyungu nyinshi kubera ko ari we mukinnyi. Binyumvisha ine mbyumve ntabwo ndi kubyumva neza n'ukuri. Mbuko nimeze. Urwo rugo rw'umupasiteri uzajya gukoramo nk'umukozi wo mu rugo. Niga calm down. Inzoga twanyweye nijoro ziracyakuri? No, Jesse, ntabwo ndi gukina mwana. Umukozi? Ndi mu mafaranga. Umukozi usubiramo? Watuje tukarya yicara ariko. Ariko narume. Nzavuga. We tuza mbanze nkubwire ko meze. Uzajya nawe umukozi wo mu rugo. Urumva? Man. Ngiye teta. Wowe teta man. Koza amasahani. Ase ukiri ko barakoza amasahane kuki utatekereza ko nyuma yo koza amasahane njyewe izi nzara zanjye bro izi nzogisha amasahane nkorope bro njyewe ngiye bambwira ati byuka saa 12 ngiye namenye kubyuka saa 4. Umunsi umwe uzabyuka saa 12 undi munsi uzabyuka ubishaka. Umunsi umwe uzoza amasahane undi munsi uzo bazakogereza imodoka. Watuje nkakubwira di umupasiteri afite ikintu cyitwa ipinda man. Jewe reka mubwire ukuntu umeze. Ugomba kugenda nk'umukozi wo mu rugo. Urumva ijambo rivugitse nabi. No, ninshaka mvugo muyaya isi. Yo urabihuye yake twakomeje. Okay. Ugomba kugenda we teta. Nundi nushaka ugomeze witwa teta is fine. Uzagenda nk'umukozi wo mu rugo. Irahira ko utambwira ngo nitwe Claudine. Happy nundi wenda bazawe mabuje zanyuzamo kwita Tatine ariko uzabyanganira. Kwikinira. Mani ndi kubwira amafaranga. Uzagenda nk'umukozi wo mu rugo, target ni pasiteri. Target ntabwo ari mabuje ntabwo nta nubwo target ari urugo. Target ni pasiteri. Umva uzagerageza uko ushoboye kose wiyambika uko ushoboye. Nushaka uzambwire nkugurire imyenda ya just bya byenda nyine by'abakobwa ya myenda nyine y'ababibi kusha abagabo. Pasiteri ko nzi ko bafunga umutwe mwanya tete. Ndimana nabyize umupasiteri ndamuzi. Abirimo. Man, kunjyana muri gahunda z'ubufu. Tuvugishije kuri niga. Ubu nyine 2020. Nibyo zabagiye kurira ngaho. Nyine inyungu iri mwaho niyifatika. Ahubwo wakambaje gutyo mbere yo kwiziringa mu magambo. Ikintu gihari rero. Impamvu ndi kukubwira target ni pasiteri. Ufite n'inyungu. Pasiteri ni umukire. Ufite kumutega umutego akawugwamo. Urumva? Uzagerageza umugushe. Urumva? Umugushe nyine mu cyaha ukuntu rero bimeze. Pasiteri nyine uzamugusha ajye mu murongo wawe. Ugerageza uburyo mwagerageza kuba mwaryama. Urumva? Then njyewe nzagerageza nanjye uburyo nafata video cyangwa ifoto kugira ngo tuyimutereshe ubwoba. Hari bibiceri. Aduha amafaranga se watuje. Nese ari pasiteri wemera kujya hanze yakoze amabara. Numpasiteri uri bimo cyane. Watuje. Ngo nabyinjiramo nyine mwinyinjizamo neza nyine. Nyine ngiye nashaka kubwira diri uko nimeze. Nuko umugusha tukamushyira nyine uwo mukagerageza mugahurira mu cyumba man muri chamber to. Then nje nzaba ndaho hafi. Umura niyo nta kintu cyaba ariko video cyangwa ifoto bigafatwa.
Sheri, karame mugabo mwiza. amasaha yageze rero. Zera kuri tayari biteguye tujya kujyana mu materaniro. Mugabo mwiza ntabwo turi bute tujyana. Hari ibintu ugiye gusigaramo na musaza wanjye hano tuganira. Ntabwo tugiye kujyana kandi. Sheri ihangane ndaza kugusangayo pe. Sibyo. Kansigare nganira na musaza wanjye. Ntabwo ndi butinde ari iminota mikeya. Ugiye kuganira na musaza wawe mutari mwaganira n'ibiki kandi. Sheri urabona musaza wanjye amaze kwigira nabi. Reka tuze mbanze muganirize hama ndagusanga mu rusengero sibyo? Nukuri. Yumva Sheri. Uribuka ko uyu munsi dufite abashyitsi? Ndabyizi cyane nanabizi. Urabyibuka cyane. Kuko Sheri wanjye. Ahubwo se wateguye ibiki? Rero nateguye byigisho nyine bigendanye n'intego y'igiterane cyacu twateguye ariko uretse gatoya tutarabijyamo. Ako bro ubwo buri mu biki? Bro wawe se bro wawe mwihoreye banza unyumve. Ubu nturi bukererwe mu materaniro? Ntabwo ndi bukererwe ndagusezeranya. Iminota ingahe urabugezeyo ningerayo? Iminota 40. 40 yose kandi? Sheri ntabwo ari myinshi. Iminota 40 urazana iki? Uratega urazana imodoka? Ngewe ubwo tayari ngiye kuba ngiye kuko amasaha yamfashe. Leta mfata imodoka ndagusanga. Nizere ko rero utari butinde. Reka mureke banze bugane na musaza wawe se nawe uri hariya. Niko meze neza? Meze neza kabisa. Ese wowe n'amakofero mu rugo koko amashanete kubiteguye none ugiye gutemberera naho ubwo ni ukugira ngo nyine atazagira n'umuntu ucishamo ijisho mba ngomba kujya ku mucyo mu gihe ndi mu rugo. Umuntu ugucishamo ijisho ku buryo wambara ingofero mu rugo koko muri sawa? Ko bimeze nyine niko abahungu b'i Kigali tumeze muri iyi minsi. Iryo somo wagize mu wa mbere mu wa kabiri ni iryo usorejeho kaminuza yo kwambara ingofero muri salo. Uko mba mbyumva nyine pe. Ndiko abasore b'i Kigali mu meza. Ntacyo ubwo none se hari akantu gateretse agenda afashe cyangwa? Sheri babarira n'ukuri nagutenguye. Nabyutse nganira na musaza wanjye amasaha aramfata. Nta kintu naguteguriye. Mbabariye mugabo mwiza sibyo? Nta kintu wateguye? Nta kibazo kuko amasaha yagiye. Gusa nawe ugira ibyo ushyira ku murongo vuba hanyuma utebuke sibyo? Kuko amasaha urabona ko yageze kandi ntabwo ari byiza ko winjira mu materaniro abashyitsi bagutanze sibyo? Gerageza ubucuruzi umwete igihe cyawe ugikoresha neza kandi then utebuke uze turebe ko igiterane cyacu cyagenda neza kuri uyu munsi wa none sibyo? Kandi wibuke ko ubu ntabwo kubwiriza unari kubona ko uri mu materaniro byambangamira. Ugomba kuba uhari. Ndahagera Sheri wanjye. Ugomba kuba uhari kugira ngo njya kwipresenta njye mvuga Imana yangiriye neza yampaye umudamu mwiza. Uragira ngo mbere nk'aba bantu bajya kwivuga bakabura aho bahera se? Sheri wanjye nawe ndaba mpari nuko ugomba guteguka gahunda yo kwakira abashyitsi neza. Ni ukubera Imana nawe. Karame Sheri wanjye. Reka nyaruke njye n'amasaha yagiye kandi nawe ucunguze umwete kugira ngo utaza gukererwa mu materaniro. Ndahagera. Kandi I love you. I love you too. Sheri wanjye rero Imana ikurinde kugenda imbere imigisha y'Imana ikubeho. Amen. Igitinyiro cyayo kigendane nawe. Amen. Amen. Sawa sawa umunsi mwiza. Yego bose. Karibu.
neza. mama kari yaranyereje hano ntimukeneye umukozi. Umukozi? Yego. Wo gukora iki? Imirimo yo mu rugo. Imirimo yo mu rugo? Nuko usa? Yego. Okay. Cyane tuganire. Murakoze. Uje gukora akazi ko mu rugo harya? Yego. Ko mu rugo? Yego. Cyangwa wayobye wari uzi ko hari ibintu uje gukoramo? Oya. Usanga ko pasiteri. Yego niho. Ntabwo nayobye. Use mu kazi ko mu rugo uzi gukora iki koko? N'izo nzara mbona wateretse gutya. Njyewe ndisinze kubikora byose. Ubwo washobora gufura n'izo nzara? Byose nzi kubikora. N'iyo myambarire se ukajya wunama ugakora uko wambaye gutya? Kandi mama busha nambaye ibintu birebire. Ubwo wambaye ibintu birebire? Ubwo yambaye bigufi bigera he? Ntabwo njya mbyambara. None se uje uturutse he? Iwacu ni Rwamagana. Kamagana mu kahe gace? Ku Muyombo. Ku Muyombo? Yego. Kudasa nk'umuntu wo mu cyaro se? Tugende iwacu Rwamagana. Mbere yuko uza gukora hano wakoraga he? Ahantu henshi muri karitsiye n'abakoreraga nk'abamesera, nk'abakoropera, nkanavugiriza amasahani, ariko nyine narakora ahantu ku kwezi. Wari umunyabiraka usanzwe? Nkabakorera ngataha nimugoroba, ariko ibyo byose ndabikora. Hano se wajya ukurekana aho ugataha nturare muri iyo nzu? Oya mabuja nshaka ahantu ho kuba. Ushaka ahantu ho kuba? Ushaka akazi? Nyine ahantu nkoramo. Ndabona aka kazi utazagashobora pe. Nzagashobora pe. 100%. Njyewe byose kubikora. Byose. Cyane byose. Rero muri uru rugo turi abakristo. Ibintu byo kuza wiyambitswe ubusa muri salo, ujya ubyambarira mu cyumba iwawe. Kandi ndakwereka aho uzaza urara. Ari uzaza wambarira ibyo bintu byawe, ndaza kugushakira amakanzu maremare kuko ntabwo wajya wunama wambaye gutyo. Ikindi kandi hano ugomba kujya usenga, ukubaha Imana, ukanayubahisha. Sibyo? Ariko ngiye nkunda Imana n'ubundi musanzwe. Umusanzwe urasenga? Yego njye ndasenga. Aho tuzagendana niba usanzwe usenga. Ariko ibintu byo kwambara gutyo wafite ntabwo bihesha Imana icyubahiro. Sibyo? Hanyuma se ku bintu bijyanye n'imico yawe usanzwe nk'inzoga cyangwa ntabwo uzinywa? Genda umwana mwiza. Ntabwo gukora akazi ko mu rugo nkayitahira nkiryamira, nta bintu byinshi pe byanjye, nta nzoga nywa. Habe na gake? Habe na gake. Ubu uzabasha kwiyiriza se? Ukora amasengesho nk'ay'iminsi nk'itatu? Njye nkora amasengesho. Ukora amasengesho? Ariko ikintu cy'imyambarire cyo ntabwo tuzahuza. Niga ndakumva mwana. Bimeze neza. Umeze neza? Yego. None se waraye ko nta kintu ko nta makuru uri kuwuma, waraye wageze muri urwo rugo wambwira bimeze bite? Wakintu nijoro bamumagaye bari mu masengesho, nta bintu wanzanye ngo bizatuma nshya pe. Amasengesho? Yego. Ese amasengesho niyo yakujyanye? Byihorere, buri joro buri kumanywa no gusenga. Oya, nibyo bubiretse, ntabwo amasengesho yari yakujyanye, n'undi wagiye ubizi ko ari umupasiteri, ariko ntabwo nyine
ntabwo wajyanywe n'amasengesho. nawe n'umugore uramuzi arakaniye pe. Okay, ngambwira final imeze bite se? Sha naragize arambaza ibintu byinshi urabizi nanjye mba nijagariye nkayamusubiza aramba sinjye rose mutambutse wenyine. Wakinuye nta bintu byo kujagarira muri iyi game mbabarira kabisa. Uno mugore hano uramuzi aba areba akantu kose kandi arakontorora noza akantu akajya kureba wowe wireba umugore wireba pasiteri. Pasiteri se kumubona bigira ngo byoroshye ntabwo biba byoroshye mwana. Nsina aza gufata icyo kurya cya mu gitondo akora ntabwo umubona. Umva umugore we mwana wifatisha pasiteri umugore umwihorera umugore we nta kibazo ntabwo uwo mugore mwihorera we reba ibyo twakubwiye. niga ndi kubikurikirana urabizi nyine ibicwa subizi uri kuraburiza agahinga kandi ntabwo ari fresh. manishwashwa ni irya mbere bro. umva ngubwire wowe se wafuka sinze mwana. nabwo umva ngubwire ikibazo kiri hano hari agatipe niba ari gasaza k'umugore mba nicereye ahantu ukabona kari kumbungabunga umva nyine nyikururaho byadanje iwanyu ako ni keza. yawe ibyo wibyitaho ndetse kari gukora ibiki kugira ngo umuntu akaganirize kave mu nzira nyine anyikuraho byadanje ukabona Jean mfashe ibyo ngibyo nyine nako ni koroshye. oya ko ngako turaza kubikemura uyu munsi. iyo biba amahirwe umupasiteri akambona agahita nyikundira ako kanya nka kari umuntu k'uwo mugore kasoze. ibyo twakubwiye ngo ugende ukore nibyo ugomba gukora just nyine uwo mujama sinzi nyine wimwitaho we turaza kumuganiriza nyine turamushyira ku ruhande nta kibazo. Boss, bite? Kuri kumfata gutyo bite? Byagenze gute? Oh my god, icyo usabite? Ni byiza. Kuri hano? Narinje kuba nkufasha gukura nyine akazi gahoro gahoro. Nose aka kazi n'akazi karakanjye mwana. Erega kwicara hariya muri salo mbona uri mu kazi nk'aka kandi nanjye nakaje nkagufasha. Nose siko naje gusaba nyine yako bigiye gusoza nzigaje koza abasahane adem nagusanga muri salo nta kibazo. Ku buryo ubu nta kintu nagufasha hano. Oya. Cyo koza wicaye muri salo naza nkagusanga tukaganira n'icyo ushaka kumbwira. Uwakikubwira hano. Oya nagusanga muri salo nta kibazo ninsoza ariko ibaze nyine mushiki wawe dusanze hano please wituma mbura akazi pe niko naje gusaba hano gusa nagusanga muri salo niba icyo ushaka kumbwira. Kananjye ubwo nikorera ibyanjye nimba wanze kumufasha ibyawe. Ubwo nyine ugiye gukina game muri salo sibyo byawe se ibi ngibi ni ibyanjye. Yego tekereza nyine mushiki wawe yaje gasanga uri gukora nyine ibikoze ibyombo namusobanurira iki se kandi akazi arakanje. Ko nanjye nakagufashije ni ukuri kw'Imana pe. Oya nta kibazo akazi kawe nako muri salo shira wanjye nabi. Oh my god. Mana yanjye nana agarura neza rero. Yaraje kumbwira ngo mutunganyirize icyayi nyine. Aje bakubwira ngo ugire ute? Mutunganyirize icyayi. Niko se muko mu kazi kakuzanye no kurerembera amaso karimo. Yarambwiye ngo mutunganyirize icyayi mushyire muri salo. Mutunganyirize icyayi. Icyayi? Yego. Icyayi bagitunganya barerembera amaso. Se wamubwiye icyo waraje gukora wowe hano? Waraje gukora iki hano? Waraje gukora iki hano? Narinkeneye icyayi. Narinje kumubwira ngo anegurire icyayi.
numvaga nyishaka. Wumvaga? Nyishaka icyayi. siwe kumva mama jana ndashaka icyayi pe nshaka icyayi ngende kwikorera imirimo yanjye amamagaye ntiyabyumva azakundeba nyine kugira ngo mukorere icyayi Se ubundi ubwo wambaye ute? si ikanzu se Wambaye? ikanzu Cyangwa wambaye umupira? mama jana ni ikanzu Uzirashyika. Twavuganye ngo iki ujya kuza hano. Ibintu by'imyambarire ntabwo twabivuze. Umva wowe mva mu maso nta n'umwe ushaka gukomeza kurebana nawe. Ese ubundi ubwo wambaye? Reba uburyo uba wiyambitse kwambara umupira mu rugo. Wonyine. Wonyine. Reba ahantu bishyika. ko mama jana ni ndende da Ni ndende. yagerageje Uza twavuganye ngo iki? Nakubwiye ko uzazambara ibintu bigera he? Harya iki? Nakubwiye ngo iki? Uru rugo ntabwo uzi ko ari urw'abakristo. mama jana ngo bizongera Reka mubwire. Iyi ni last warning nguhaye. Urumva? Maze iminsi nkwitegereza nkareba utuntu uba wikora imbere y'umugabo wanjye n'imbere ya musaza wanjye. Ntabwo ibintu bizavamo. Ndarambiwe. Maze kurambirwa. Nta n'isoni. Uracurika umutwe ucurika iki? Ndeba hano turebana. Nta soni uba ufite. Kwanza tuvugane ibyo bintu nabanje no kubikura muri ibintu uba wiyambitswe hano mu rugo. Ingofero, agasuzuguro nawe gaturuka. Kuramo umereze hano. Byose kuramo. Shyira hano. Gira vuba shyira hano. Nicyo kindi gikuremo. Iki nicyo mvuga shyira hano. Shyira hano. Asoni. Ngo wigira ibiki. Ku myaka ufite. Niyo kugenda ukirirwa uhagaze uriya mukobwa. Oya, ariko nagiye kumwaka icyayi. Wagiye kumwaka icyayi. Uzi iminota namaze ndi kukureba ibyo urimo. Umwikoreshwa wagazaga iriya ndivuka wumvaga ko yeze cyangwa yahiye. Ni inka wari uri kwagaza. Wari uri mu biki buriya. Mana yanjye jya uma kwihangana. Sundi ubwo buba wogosha ute? Wogosha ute? Reba ibisatsi. Wajya usokoza buze igisokozo? Muri uru rugo wabuzemo igisokozo? Ubundi si byo n'ibiki wiyanditseho musore? Rebera. Ibyo ni ibiki? Ndeba hano rero ndi kuvugana nawe. Wireba hasi ko ntabwo ndi kuvuga n'umuntu ureba hasi. Ufite amaso abiri tugomba kureba njye nawe. Nakubwiye undi ako cyusa wagiye wihesha agaciro. Mwana wa mama kariwe maraso yanjye nsigaranye kuri ino si. Wagiye ureka kunsebya nawe utisize. Ntabwo nzabyongera ariko. Jya umumereza umutima pe kuko ibyo mbona muri iyi si. Ndagusezeranya ko natazabyongera. Ushaka ko nzirukanka ku musozi ku bwawe koko ari we maraso nsigaranye hano? Oya. Data na mama baradusize. Data we yadutaye tukiri na batoya. Mama urabizi ko yapfuye. Ari njye nawe turi kumwe. Ariko ukanga kansebye. Cyose urananiwe. Urananiwe pe. Ndagusezeranya ko natazabyongera mushiki wanjye.
ni ubwa mbere n'ubwa nyuma. ese basi byose ubikora uzi urugo utahamo, uzi ko turi mu batambyi. waba uzi aho utaha? ndabona ari ukongera amasengesho nkagusengera nkakuragiza Imana kuko ngiye ndarambiwe Cyusa, umutima wanjye umaze kuruha, ndananiwe. ndabona ari ukugenda ngafata amasengesho, nimba nzafata y'ukwezi, nimba ari ay'umwaka, ariko nkareba ko wahinduka mwana wa mama. basi wowe wazagira ugasenga ukareba ko wahinduka, ukegera Imana ikaguhindura. basi nyemerera ko uzajya mu nzu y'Imana, niyo byaba ubwa rimwe gusa, Imana ikabona umutima bajyanye. nzajyayo ariko mbone wishimye. yego umeze neza. ndakeka rero wamaze kugera ku rusengero, gusa njyewe ntabwo ndi buze, ngiye kuba ndi mu rugo, ngiye kuba nsengera mu rugo, urabizi ndananiwe, maze iminsi ndara ama overnight ngenda cyane, ndumva naniwe cyane rwose. reka nduhuke nsengere mu rugo, nta kibazo, nuhindukira ugarutse muhira urahansanga. Erega gufashwa si ngombwa ngo umuntu abe ari ku rusengero, no mu nzozi umuntu arafashwa, umuntu agenda mu muhanda arafashwa. ntugire ikibazo rwose, ndatekanye meze neza. yego sheri wanjye, yego urakoze cyane. twarabatuwe rwose rwose, umwami wacu Yesu, twigisha ijambo rye rizima, mu mbaraga z'umwuka, cyo dukomeze tugende, dutsinde ibigeragezo, urwanina. bite mukuru? ni byiza. amakuru yawe? ni meza. wese umeze kuje hano utakomanze? muri salo barakomanga. wowe uvuye he? mu gikoni. imirimo yose wayirangije? cyane. hanyuma se ko wiyambitse gutyo? buretse ko wiyambitse gutyo, si byiza uko wambaye? urasohotse, ugiye mu kabari, ugiye muri buwate, ugiye? ndi mu rugo, ndi kumwe na dadi. nta kintu uri kubona wowe? oya buretse. niko nambaye nabi ku buryo waza hano wambaye imyenda ugeze ahangaha? ngeze hese si muremure. mbese uza ntabwo wabonanye na nyokobuja? nta kintu yakubwiye? oya buretse, winkoraho. uriya muri please winkoraho. tuvugana utankoraho. okay. uza ntabwo wabonanye na nyokobuja? twarahuye wana. nakubwiye ngo wigira gute? ntabwo mwabonanye? ako boss kutajya mu cyegeje mu gitondo. muko ibyo urimo urabizi? okay pastor ngaho ndi kukubaza ibyo urimo urabizi, uzi ko wuzuye abazimu? nshaka unsengera. ngaho winkoraho, mbwira utankoraho. banza umbwire utankoraho. okay. nshaka kukubaza, mabuja wawe mwaravuganye ntimwavuganye? twaravuganye. yakubwiye ko kwambara ibi bintu hano byemewe cyane? yabikubwiye? yambwiye ko ari bitemewe. nese uzajya uhora ubona imyambarire imwe mu rugo. mbese utu ni uduki? buretse utu ni uduki washyizeho? twiza. utu se two ni uduki? bahita amaherere. shitani gusa. akantu ka shitani ntabwo ari keza. uzi ko ukeneye amasengesho? mwigunda rwaye n'ubundi. none se kurwara biguhereza uburenganzira bwo kunkoraho? mbwira utankoraho. mbwira utankoraho. nimba ushaka ko ngusengera
mbwira utamuraho ariko mbere ya byose ubanze wongere witekerezaho imirimo wayirangije wamaze gukoropa hariya hanyuma rero iyo umuntu arangije imirimo ye uri kumva sigaje kukwitaho bureka mu mirimo bagwaye yo kunyitaho urabizi neza ko mfite umudamu asara haro nyine ndakubaza urabizi ko ariko buretse mukobwa urabizi neza ko atuwahari nkinga bivuga nabi none agusanze wamubwira ngo iki ko ndi kwita kuri boss mu byo yagutumye birimo yarambajije ngo akazi kose wagashobora ndagusubiza nsubiza ibyo mubajije mu byo yagutumye n'ibi birimo okay buretse gatoya ngaho mbwira ariko ngo ushaka ngo bigende gute igifu kiranyisho ngaho pfukama hasi musengere oya pfukama aho ngaho gusengere nose ntabwo twavugana ntabwo wapfukama se ngo ngusengere aya mavise yawe ntabwo wayapfukamisha ngo ngusengere mbwira utankoraho niba ushaka ko ngusengere nayapfukamisha ubishaka ariko neza atari hasi umva mubwire wa mukobwa we shansengere igifu kiranyishe genda dayimoni genda mpimbere mu izina rya Yesu pepo katika jina la Yesu genda jya mu mirimo yawe genda ukore icyakuzanye mu izina rya Yesu cyo dukomeze tujye ese mugabo mwiza kubera uyu munsi utaje mu materaniro sheri sinakubwiye impamvu ukuntu byahise bitunga abakristo kubona amateraniro atangira akarinda arangira utaraza ariko se ntamwe niyo mahitamo yari ahari urabizi maze iminsi ngenda maze iminsi mu bitaramo ndara ama overnight urabizi imbaraga nkoresheje muri iki cyumweru rwose byari ngombwa ko nduhuka wese ko wabibonaga ese ku buryo utari butubona n'iminota 30 mu materaniro koko rero buriya narebye kuza nkamara iminota 30 mbona haza kuboneka kunyibazaho cyane kuruta uko nari kuba nasebye ese basi nta kindi kibazo ufite mu mubiri usibye umunaniro uretse umunaniro pe ikindi ni ikizi ikindi kibazo gihari ikizi ntacyo pe nariye nanyweye tashya amahoro taraza ngo cyari gihari da kuko nari impangayitse mvuga ngo madamu wanjye arashyika hanate ariko ubu bimeze neza ahubwo si mwebwe byagenze biteye amateraniro agenze ate twagize ibihe byiza cyane twize inyigisho nziza zidufasha mu by'umwuka muri make we wahombye utahageze buriya hari ikintu njya nshimira Imana ni uko yampaye abantu nyine bakomeye nkamwe njya mbasha gusiga nkasigara ntekanye ubundi mbere byaramvunaga kubona abantu nsigariya ku murimo ariko kuba mfite noneho abantu masiga ubu ni amahoro noneho na bwa butumire bwo kugiye mu mahanga nkagenda nkamarayo igihe ubu nagenda numva nekanye nta kibazo ntabwo ari nka mbere urumva ko rero nta kibazo amasengesho yawe Imana yarayasubije pe ahubwo se hari ikibazo ufite se ubona bitagenda neza biragenda umurimo Imana yaduhaye tuwukora neza kandi twizeye ko tuzabona ingororano zayo Imana ijya ibishimirwa rwose kandi njya nayishimira ko yampaye umudamu ubyumva nawe urantaka ugakabya oya ntabwo ari ukugutaka ubundi oya ariko hari akantu nari ngiye kukubwira ariko reka mwihorere ubundi yaba ari ibishoboka nakagutatse isi yose ikakumenya ariko nyine ahubwo nyine aho ngarukiriza naho ngaho nisiga ku kantu bakambwira nzakakubwira ni akantu keza ni surprise tuza ni surprise tuza wigira ikibazo n'akantu keza cyane
utambwira ubu ngubu nzakakubwira kuri anniversaire yawe ejo bundi ahubwo ndabona amasaha akuze reka twiragize nanjye niko nari ngiye kukubwira nanjye imitima yacu ibitekerezo bimwe cyane rega Imana ihuza ibigomba guhura ahubwo reka dusenge hanyuma turuhuke kugira ngo mu gitondo akazi kataza gupfa dushyira imbere y'Imana turyame kandi ahubwo wowe ubanye ibihe byiza hariya ntugomba uyu munsi kudushyira imbere y'Imana ugasengera na bizi Uwiteka ndagushimiye kubw'umugabo mwiza wamaye isengesho ryanjye barisubije Kristo bite se mukobwa ni byiza makuru yawe ni yose uri muri hano buri n'ibise yego uretse gato tuvugane mbe mu kazi niko ushaka ko ngusengera urumva bishaka ushaka gukizwa shange kameze akazi rero oya nta kibazo reka tubanze tuvugane hari icyo bitwaye se sha nawe ndi kwica akazi ka muntu oya nta kibazo ntabwo wibigiraho ikibazo ahubwo ushize ku kantu ku ruhande hanyuma tuvugane we yabishyize hariya mbishyire he irambika hasi nta kibazo ndabonisha akazi rero oya nta kibazo nese singiye bikubwiye se kandi oya shyira hariya nta kibazo shyira hariya hanyuma kiyobwo ndakwegera ngo ushaka unsengera hanyuma se ngushaka ko ngusengera yego ese ubwo urumva umaramaje gukizwa ra cyane neza utu tuntu ukadukuramo n'utu ya gusa utu twenda twari twiza uzatana natwo fayina rero abanya ko ari twiza ariko ni twiza nta kibazo nose ubwo naduhindura kubera iki kandi ari twiza tumbereye ntacyo bitwaye ariko niba ariko bishaka nose ko natwambariye wowe nyine itareba abambaye birebire gusa sibyo rata ireba abambaye birebire gusa nta kibazo rwose nukiza ugakomeza ukabyambara ni ubushake bwawe ushaka gukuraho n'ibi nabyo cyangwa se gukizwa kubera wowe oya kandi ushaka gukizwa kubera yego ese ndi Imana kandi usa nka biki ugiye gusa nkayo narinzi ko ugiye kumbwira ko nsa na byinshi ngo nsa na bike gusa bike nsa na byinshi biboneka hake nyine oya nawe reka ngusengere si byo se ngusengere si ibyo ushaka se bamwe gushaka ko ngusengera hanyuma siko byansabye gushaka viza ariko kugira ngo ugereho viza umukobwa we nawe wagira ibikabye viza ikuvana ayikujyana he kameze umwareho nawe ndambaye byiza ikuvana iwanyu hajya ngo ni Rwamagana oya ngaho reka ngusengere sibyo reka ngusengere ndapfukamana ngusengere cyangwa nta kibazo guma aho ngaho nsengera nyine ngiye kugusengera nta kibazo kandi ngira ngo usengere komeza sheri urimo uraseka iki turi mu gusenga urasanze nibuka ibitangaza Imana yakoreye kubw'umugabo mwiza Imana yampaye mbese ntabwo uri mwiza nyine nibutse ibitangaza Imana yankoreye wese nawe uri mwiza niyo mpamvu nsetse
Uracyakomeje guseka? ni ukuri ni ibyishimo. sibyo uzi guseka? Yeah, uri mwiza pe. yakoze. wari umeze neza se? Yeah. sore ejo bundi baraturogoye. Wibinyibutsa pe, wibinyibutsa mbega umwana. niko yabaye nyine ariko nta kundi. Ese ko nategereje ko munyirukana nkaheba mabuje. baguhora iki? Ntabwo yabivuze. Gusende bakwirukana. Habese. Njye ufite ijambo hano cyane nde? Simbizi. ubu njyewe ntabishatse navuga ngo bakongeze, ntabishatse navuga bakwirukane, ntabishatse navuga ntuzongere gukora ujye wibera aha ngaha. Gerata amasahani nkayavaho. ubona bitakubangamiye cyane. umukobwa mwiza nkawe koko kukibe bakakubona mu masahani si ikibazo. wari wambwiye rero ngo ngusengere. reka ngusengere nk'uko wabyifuzaga. uyu munsi kari ngiri gusengera. baretse akaba ari gusengera. urumva ushaka kunsengera? Yego. urumva ufite amavuta yo kunsengera? Amavuta gusa ndayafite pe menshi. ngaho nsengera. ngaho nsengera. ndagusengera bikakurenga pe. ngaho nsengera rero. meze neza insengero. Ego. uyu mwanya nawe utegereje igihe kirekire shaho. aho kunsengera? Ego. urusengera abandi. bacaka nyine gusengera tu. ngaho nsengera. Ego. Imana igiye byonyine ireba igikorwa kigiye kubera hano pe. ireba uburyo tugiye gukora ibintu byacu. ngiye kugusengera. uyu mwanya rero nibyo ugezeho sibyo? ariko isengesho ryanjye rifite kondisiyo reba hano ndikubwiye neza. ubu ni njye Pasiterine turi kugendana. urabikwiye pe. so niba mbikuye rero ugiye gupfukama watura ibyaha byawe byose uri ku murongo umbwire uburyo wananyifuje ariko ndabizi wibihakana. gusa nawe wibihakana ndabizi ukuntu ubu nyirebeshwa se simbibona. pfukama hariya rero watura ibyaha byawe byose neza neza. ahubwo uri gutinda sha. mbese ubu ngubu ni ngombwa ko mbyatura kandi ubizi. ubwo se wagira imbaraga warusha Samusoni. none se nyine ni ngombwa ko mbyatura kandi ubizi. ntabwo warusha imbaraga Samusoni. ngaho yicara musengere. reka nubahirize itegeko ryawe. ngiye kugusengera. uri kwiyumva udasa. meze neza. hari iminota mike ngo twegere amarembo y'ijoro. nta kintu wasigira abari hano mu rugo. nta butumwa wabagenera kuko ndabona tugiye kwegera amarembo y'ijoro pe. Chérie?